Turacyari muri wa mwanya mwiza w'ibibazo n'ibisubizo, aho Tesi yatubajije ngo ni ibihe biryo umuntu arya bigatuma yiyongera ibinure byo kunda. Rero Tesi ndamusubiza mu magambo makeya, hari ibintu 5 ugomba kwirinda niba ushaka kugabanya ibinure byo kunda cyangwa se kugira ngo inda yawe ntibe nini, ntuzane ibicece, ntuzane ibinyenyansi. Ni ibintu ugomba kwirinda kurya. Reka none mbanze ngushimire we waje kuri Aduhire Channel, kuri wa mwanya w'ibibazo n'ibisubizo, aho wibariza ikibazo muri comment, nkazafata umwanya nkakora video ngufiya iguha igisubizo cyabyo. Nawe nimba ufite ikibazo ukitubaze, cyangwa se niba hari comment nawe ikibazo wumva wasubiza ukidusubize. Karibu, kuko uyu ni umuryango wacu, twese dufatanya tukagabanya ibiro tukagira ubuzima bwiza. Rero ibintu uzirinda kurya kugira ngo ntugire ibinure byo kunda, ikintu cya mbere ni ibintu bikaranze mu mavuta menshi, ibintu bitetse, amafiriti ni urugero. Ya firiti y'ibirayi itetse mu mavuta menshi, iyo ni ukuyirinda kuko ifite amavuta menshi. Ibindi bintu bitetse mu mavuta harimo amandazi, harimo amasambusa, harimo donut, bya bintu biryoha rwose biba bifite gu. Niba waryaga ifiriti nyinshi, amasambusa, amandazi, ibintu biryoha cyane, ni ibintu biba biryoha, biba bifite gu imeze neza, ariko nanone uko biryoha niko ingaruka ziba nyinshi. Rero amafiriti nimba waryaga menshi, waryaga amandazi, waryaga amasambusa n'ibindi byinshi byo mu mavuta, ubigabanye. Hari inyama ngo zitetse mu mavuta nziza n'izitogosheje kurusha izitetse mu mavuta. Rero ibintu bitetse mu mavuta menshi by'amafiriti, ibyo ubigabanye kuko bitera kubyibuha, kugira ibinure cyane cyane kunda. Ikindi cya kabiri rero cyo kwirinda kijya mu gifu cy'umuntu, ni ukwirinda ibintu bifite carbs nyinshi byakorewe mu ruganda. Ibyo ni urugero, biba bifite isukari nyinshi cyane. Ni urugero nk'umugati w'umweru. Umugati ukorerwa mu ruganda, ntago wakorewe mu ruganda w'umweru, harimo isukari utipimiye, harimo produit chimique utazi zimeze gute, haba harimo carbs nyinshi, harimo kalori nyinshi cyane ku buryo zabasha kukubyibushya cyane umubiri. Iyo uriye uwo mugati w'umweru ugashyiraho izindi kalori n'ibindi byinshi kugira ngo uzisohore, biragorana. Ntabwo ari umugati gusa, harimo ibintu by'amasukari byose, amabiswi akorerwa mu nganda, ibintu hari amakekes akorerwa mu nganda, hari ibintu byinshi bikorerwa mu ruganda biba biryoshye rwose, ariko harimo isukari nyinshi. Icyo ni ikintu cya kabiri cyo kwirinda. Ntabwo ari icyo gusa, turirinda ibintu byo kunywa nanone byakozwe mu ruganda. Twavuye ku byo kurya tugiye ku byo kunywa, ubwo harimo amafanta, harimo amaji, harimo n'ibindi byose biryohereye byakorewe mu ruganda. Ikindi rero cya kane turi bwirinde nabwo ni ikindi kinyobwa, aricyo inzoga. Inzoga ntago ari nziza, zituma umuntu abyibuha. Niba ari byeri, ni urugero, byeri irimo isukari nyinshi. Nufata byeri 5 harimo isukari nyinshi, hariyongeraho isukari, hiyongereho alcohol irimo, urumva ko umubiri uba uhaye akazi kenshi. Ibyo ni ibintu 4 nakubwira bibyibushya, kandi bibyibushya cyane cyane kunda. Reka nongere mbigusubiriremo. Harimo ibintu bikozwe mu mavuta by'amafiriti, hakazamo ibindi bintu bifite carbs, ibiribwa bifite carbs nyinshi byakorewe mu ruganda, aribwo twabonye urugero nk'amabiswi. Hakazamo ikindi, hakaba ibinyobwa bifite isukari nyinshi byakorewe mu ruganda. Noneho hakaza icya kane n'inzoga.
ubishoboye rero wabigabanya cyangwa se ukabireka, kuko ntabwo bizababarira umubiri, uzabyakira ari byinshi, uzagenda ubikoremo ibinure, cyane cyane ibinure byo konda. Ndagushimiye rero wowe wari uri kuri Aduhire Channel, we wafatanyije nanjye rwose, uri gufatanya nanjye kugira ngo tugire ubuzima bwiza, turwanye umubyibuho ukabije, dufashe buri muntu wese uri gushaka kugira ngo agabanye ibinure byo mu mubiri we. Niba utarashyiraho like, ushyireho like, niyo nkunga ubu nteye kugira ngo iki kiganiro kigere ku muntu uwo ari we wese wifuza kugabanya ibiro. Naho utaha, bye bye.